Doruka mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaburetse Doruka azabaretse namukubita namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane cyane ese ukorera tukiri muto mise ngira ubwoba nkibaza n'icyo uyu mwana w'umukobwa yahuriyeyo nacyo muri ruharugo mwisura urabona ko hari ikuntu harimo akantu iyo urembye mu maso y'uyu mwana uri kubona ko ntabwo afite rwa rukundo no mpamvu byatumye abwira muri umuna we ati ndakubujije none se urambwira yuko Emirene yabuze umuntu umukunda uyu mukobwa yashatse ku myaka ye myaka 20 rero reka nkucire ku mugani ku mayange ku myaka 20 umukobwa ushatse ku myaka 20 abashaka ngo umuntu bashakanye ajya nimubona umuguha mubwiye ati sheri igikobwa acira hano mama nikubi aninde umvugiye igikobwa ninde ibyo bintu rero ntabwo wabibona ku mugabo mukuru uwashatse ukuruta uburibwa afite ndi kubwumva agashakana n'umugabo umuruta hafi imyaka 10 ntabwo uwo mugabo aba akiri kuri ya level yo kumubwira ngo sheri ngo wariye ubundi utwo tununu tw'abateenage kandi Dirisa nabonye hariya rero ayo magambo ntayakozwe Bestina yashatse uyu mugabo amuruta cyane sindi buvuge ko ari ikosa sindi buvuge ko ari n'ikibazo ariko aho hari meshe igihombo reka mvuge igihombo kuko imitekerereze y'abo bantu babiri iratandukanye hano ho rwose reka maramaze nanabyemeze cyo nakashe igihombo cyo esheke amaje kuyigwamo iriya stage y'aba teenagers yarayisimbutse kandi iriya yizamuhiga Emirene na Aisha ndabareba nkabibwira aba bantu babiri Aisha nagashobora gukubitirwa muri Canada na wa mugore yanakubitwa sibyo ndi kuvuga hano Slim Jesus reka mbahereze ikaze bakunze bacu masuwe mbifurize kugubwa neza muri mwese imande n'imande zitandukanye z'igihugu turi kumwe na Laila Wizi Show. Hello Mezuti ndaho ndashima Imana imyaka n'abantu bake cyane imyaka myinshi pe abantu bo kuri Laila Wizi Show bo turabahura gake na gake abantu bo kuri Slim Jesus TV namwe twari twaraburanye ndabakumbuye cyane mumpe hugs baze baguhobere mumpobere ariko bashe n'imbunanya nga pe uyu munsi hangana umpobere guhoberana ari umuntu numvisha mbwira ngo guhoberana ngo ari ukuntu ngo bimara stress guhoberana bura ngo ni wumva ufite stress uzashaka umuntu ukunda wa undi wiyumvamo umusabe ko aguhobera ni umukunda watagukunda umukunda watagukunda byose bivuze iki hari ubwo bitabikwiyandikaho fa kuba wo umukunda amarangamutima yawe y'ubwawe kuba mukunda uzumva apfa kuba bikoze akakwereka nyine nubwo yabikina yabikora nk'uwikinira nk'uri gukina filime akaguhobera nyine nawe akwereka ko bimuvuye ku mutima bira bintu ni therapy aramutse ari nk'umcrush wawe se utamubona utamubona wamuhiga abandi nyamona barira abahanzi hari umuntu uri ku isi se utaboneka oya nawe kandi rega burya ubu ibintu byaroroshye ubu nje ku mbuga nkoranyambaga nkavuga ni nkunda umuntu kanaka kandi ntibyakunda yuko mubona yambabare harakanyiyereka umuntu wese ugukunda afite amahirwe yo kuguhobera duhuye rwose nize guhoberana bitwaye iki nta kintu bitwaye hari igihe bitewe n'iminsi igeze nta cyorezo turimo ubu ngubu nta kibazo guhoberana guhobera umuntu bitwaye ikizi noneho hari ibintu wumva ko biri bumufashe biri bufashe ubuzima bwe utanamuhobeye waba uri sekibi pe umuntu akakubwira ati ubuzima bwanjye biri muri kaga ndumva nimo mpfa yego mbabara umuhobere niwo muti wonyine mfite icyo kintu ukakimwe imijuru uzaribona naryo uzabona abashuru nanjye mu mpobere pe nawe buri mukaga nanjye buri mukaga pe ese usirarimba kumbuye arubakumbuye cyane mu mpobere rwose muri comment section mu mpobere kuko ndabakumbuye cyane ndagukumbura cyane waransaba Imana bwacya mutita ikiyo nikiranjyana mu rukiko copyright ijwi ryabo dutangiye twamamaza anyway reka tubibutse yuko dufite inzu yanzu ntabwo iragurwa ni ibintu byo kugenda nari maze iminsi ntahari abakiriya barambuze ariko I'm back babandi mwese na nimero yasubiyeho babandi mwese mwambuze yego iyi nzu kandi muri kuri screen zanyu iracyari ku isoko
iri kugurishwa n'undi wese rwose ukibona kano kanya Yego. yifitiye ye inzu ni nshyashya ifite ibyumba 5 n'amatuwarete 4 ni Yego. nshyashya birimo n'ibikoresho bishyashya nabyo ubishakana n'ibikoresho uhawe ikaze iherereye Kanombe ugasaraba ku muhanda wa kaburimbo muri quartier ituwe neza arimo utugeretse gusa. Yego. Ubwo wifuza rero inzu nk'iyi ngiyi uduhamagare kuri 07 8 8 3 5 9 691 cyangwa kuri 0882077152 tugisohoka muri publicité rero reka mite ninjira nya. Yego. Buretse Shyiramo volume rwose. Buretse nshyiremo volume siko mbona bigeze. Aha mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzawuretse oya reka n'abantu mumeze mubyihorere namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse agishatse akiri muto cyane uko areba byo Okay. Urabivugaho iki uyu mwana impanuro yahaye murumuna we? Hari ikintu ushobora kuvuga just kuvuga gusa Yego. yenda ushaka gutebya ushaka ariko urebye na face expressions z'uyu mukobwa z'uyu mudamu kubona Mrs ntabwo akiri Miss umufica mubyeyi umufica mubyeyi ubona ko ibyo avuga birahura neza biri ku mutima we nakari ku mutima. Yego. Mise ngira ubwoba nkibaza n'icyo uyu mwana w'umukobwa yahuriyeyo nacyo muri rwa rugo kiri gutuma abwira murumuna we ati sisi aturamutse ushatse ukiri mutoya ndakubujije zafata inkoni ngo kubiti. Uburyo ari kubivugamo urabona ko ni ibintu nyine ari kuri kamera Yego. mustarazi ko bari bukorera analize ntuzaye imvuga ari bukoreshe. Yego. Ariko buriya n'isura urabona ko bihura neza mu isura urabona ko hari ikuntu harimo akantu mbaza ngo ni agaki sinzi nimba ari ibihe yenda arimo yenda kuko nabonye ari n'ukuntu wasanga byaciyemo Yego. yenda ari amahormone yivanze cyangwa ari ukundi. Yego. Ariko iyo urembye mu maso y'uyu mwana uri kubona ko ntabwo afite rwa rukundo cyangwa se afite rwa muneza wa cya kibatsi cy'ikinovera cy'urukundo. Hari no mpamvu byatumye abwira murumuna we ati ndakubujije. Ntago afite bya byishimo by'abajene mariye ntabyo akubonye uburyo abivuze nta no gusa kandi yahoraga yisekera. Yego. Abivuze ubona harimo akantu nyine karimo ako reka bunde kano kantu twemere kugakoresha agaki aka video turabyemerewe Emirene reka tubigusabira uburenganzira reka tubigusabire mubyeyi rwose ukareka aka video tugakoresha dufatanyije kurera ntabwo turi hano duhutaza rwose na n'ubu ndacyagusabira indabo. Yego. Bazikumerera umupapa mwiza ndabura no umupapa nawe Emirene no umupapa sibyo umubyeyi aba bana buriya Emirene rega kuba umubyeyi ni ikisi kuba umubyeyi ni ukumenya kurera aburuta. Yego gusa ariko yaragomewe ntabwo yagumiwe yaracyaryaye ntawe umuhagaze hejuru aratirira yawe ntawe uguhagaze hejuru yaragumiwe pe. numvishe ngo afite sheri ibyo nibyo bavuga aheruka muri Canada kureba sheri. Oya nese no umunsi akare wagiye kureba se aherutse gukora ikiganiro icyo gihe hava yarakoze ikiganiro ngo ariko ngo mwarabuze ngo nararongoye. Anyway ako karagaciyemo Emirene reka iki kintu nyivugeho. Hari ukuntu usanga abantu baba star nk'uku cyangwa tubotsaho igitutu societe ikabotsaho igitutu. Ntabwo umuntu akwiye kugira inzozi ngo azirotorere mu bandi bantu sibyo agomba kugira inzozi akazirota nkawe ubwe kandi akazirota uko yabigene. None se nimba gushaka aka kanya bitari kuri liste y'ibyo afite kuki tumwirukansa? Emirene ni umusore mwiza. Yego. Umukobwa wese yumva yagirira crush urumva simvuze ko ari buri wese yabona kuko nawe hari abari hejuru batamwemera ariko umukobwa wese mwiza ashobora kuba yagira crush yamwemera. Yego. Sibyo?
none se urambwira yuko Emirene yabuze umuntu umukunda wese yabuze uwo akunda ese ko niyo Bosco Kandi- amutanze gushaka na Vestina bakamutanga niyo Bosco ni mu byo yari afite kuri liste ye gushaka byari ku mwanya wa mbere rero Emirene si byo biri ku mwanya wa mbere twe kumwirukansa Dorcas watangiye kumugira inama ngo utazashaka ukiri mutoya ugasebya dadi wacu ngiye kugaruka kuri ako kantu iyo mvugo buriya ndahamya ko na Irene yayumvisha akikanga iyi mvugo isobanura ibintu byinshi kuko first of all uyu mukobwa yashatse ku myaka ye makumyabiri abantu banabivuzeho kenshi cyane bavuga ati karabaye ku myaka 20 rero reka nkucire ku mugani ku mayange ngewe wayishatseho ndayizi uko bigenda ku myaka 20 ku myaka 20 umukobwa ushatse ku myaka 20 abashaka ngo umuntu bashakanye ajya nimubona umuguha mubwiye ati sheri igikobwa acira hano mama nikubi ninde umvugiye igikobwa ninde ibyo bintu rero ntabwo wabibona ku mugabo mukuru uwashatse ukuruta ibyo gihe byambayeho byakubayeho biri no mu bintu byatumye ubanza hari insenya kuko nabonye ko mbanza ntakunzwe sibyo Vestina bishobora gutuma byarambihiye kubera yuko numvaga urugo ngiyemo urumva bazajya bambaza rero kandi buriya reka tukiriyaringa ikintu yego umugabo ukuze ukuruta aba yumva ko bihagije kuguha ibyo ukeneye bindi ibyo bindi iyo miteto yindi ntago aba yirimo aba yumva ko bihagije yego hari n'abantu bankurikiye bibaho kandi ingo nyinshi nazo zirasenyuka kubera ibyo bintu muba mugomba kubaransinga yego muha urukundo izo affection zimuhe nimba ashaka ko umubwira ati cira hagikobwa nikubite wabimukoreye nibikubita urapfa nta kintu ngera ibyo narabibuze harashya ni nabyo gusoma muri Vestina ubu ntugire ngo na Vestina uburibwe afite ndi kubwumva uburibwe bwa Vestina kubwumva ndi kubwumva kuko ku myaka 20 agashakana n'umugabo umuruta hafi imyaka 10 yego sibyo ntabwo uwo mugabo aba akiri kuri ya level yo kumubwira ngo sheri ngo wariye ubundi utwo tuntu n'utw'abateenage ngo wariye se kandi ari kukubaza ngo wariye atanabihaje nubwo rukundo Vestina yaravuye ngo abashaka rero niyo mpamvu mutagira ngo hari n'ibindi byacitse urugo rwa Vestina ni ruzima rwose nta kibazo kirurimo ubundi kugerageza kubasobanurira ikiri kuba kwa Vestina kiri gutuma abwira muri umuntu ati ndakubujije ntuzashake uri umwana ku myaka mike urugo ngo ruragora kuko Vestina uko bigaragara abayeho neza ari kurya neza ari kwambara abayeho neza mu mafaranga icyari kubura n'utwo tuntu ngo igikobwa wariye yo nutarya nanjye sindi uyu munsi sindi bube utwo tugambo nitwo ari kubura kandi Dirisa nabonye hariya rero ayo magambo ntayakozwe ari sereye cyane Dirisa nabonye simuzi live ariko mubonye uburyo yitondamo n'umugabo ubona ko yitonda n'umugabo ubona ko afite values indangagaciro n'umugabo ubona ko akora cyane urumva kugira ngo aprovidingire urugo rwe n'umugore we n'ubuzima busanzwe n'umugabo ubona uri bize utabona umwanya w'utwo tuntu ngo igikobwa icira hano nikubite utwo tuntu rero iyo tubuze nibyo bindi byose narindi kuvuga bihinduka zero byagenda bite rero kugira ngo umugore Vestina yashatse uyu mugabo amuruta cyane yego icyo cyonyine ubwacyo harimo ntabwo ari ikosa ariko aho hantu hari mesheke reka mbyite gutyo sindi buvuge ko ari ikosa sindi buvuge ko ari n'ikibazo ariko aho hari mesheke mu kinyarwanda harigwa n'iki harimo igihombo reka mvuge igihombo kuko imitekerereze y'abo bantu babiri iratandukanye Vestina ku myaka 20 ye yari akiri mu rukundo rwa teenager rw'aba teenagers urumva babanda ngo shuri umubungu urandi ngo sheri ngo uwo mubungo nzawica kandi nta nawuzi anawusanze no mu yindi ntiyawumenya ngo nzawica urwo ni rwo rukundo arimo ngo sheri ngo uzi ko uyu musozi nguguhaye bakamugabira umusozi we abantu bari muzabajyana izo nkunda abateenager murabizi mwese nizo nkundo barimo barazizi urwo rukundo rero uyu mugabo narindi kuvuga haruguru ntabwo ibyo bintu yabishobora suko atabikora ariko ikigera arimo ntiyabishobora n'umwanya ntiwabimwemerera icyo kintu rero arakireba agahita abona ari mu gihombo harimo icyuho ubwo narindi kuvuga kuri ya myaka noneho kadusimbukire ku bijyanye
na status hari akantu numvishe bavuga mbere ubwo no kwa ngo Vestina yaba ari mu gihombo bitewe nuko ashatse akiri muto cyane igihombo cyo kirimo hano ho rwose reka maramaze nanabyemeze cyo nakashe igihombo cyo esheke amaje kuyigwamo ntazi ngo azayigaruza ryari aha ni naho hantu ari kubarira imibare akabona ari gukomeza guhomba cyane kuko ntago ibyo bintu nibura mu rugo ari kubibona azakora iki kugira ngo igihombo kuko hari imyaka hari kigero utagomba gusimbuka hari stage utagomba gusimbuka yego nk'umwana arangije amashuri iriya stage y'aba teenagers yarayisimbutse kandi iriya izamuhiga stage ryoha izamuhiga pe stage ryoha ya mbere kuko yashatse umugabo umuruta cyane urumva ku myaka ye yari kuba ari mu rukundo ubu muri umunani uri kubyenjoyinga neza kuko sinzi uwo bateretana uwo ari we ariko wabirimo neza bari kumva ikinovera cy'urukundo ari amagambo rega nicyo kinovera cy'urukundo baramuhamagara saa sita z'ijoro aho niho wumva uriho umeze neza cyane aho nibwo wiyumva nk'umwamikazi wundi kira nicyo kigero wiyumva nk'umwamikazi ariko se kwa Idirisa urambwira ko azaba azi ko Idirisa agomba kumenya ko umugore we agomba gusa neza urumva agomba kurya neza agomba kubaho neza ibyo bintu abibonera umwanya wo kurara ngo ngo shirani kubita igikobwa ibyo bintu ntiyabibonera umwanya cyane kuko amafaranga agenda yongera niko stress ziyongera exactly ikindi uburyo nabonye uburyo ki Idirisa yitondamo ntabwo simvuze ko adafite urukundo atari romantique ariko abantu bari romantique kuri urwo rwego narindi kuvugaho rwo gutetesha umuntu akajya amubwira ubugambo bumubeshya ariko kugira ngo anejeze umutima we kugira ngo yishime Idirisa ntiyabibona bigendanye na character ye ntiyabibona ubundi ayo magambo nayo abantu bari stubborn bafite n'amagambo menshi muri bo Idirisa rero ubona ko amagambo yabaze ari ku mibare ntabwo yabona umwanya ngo igikobwa gucira hano ngo nikubite oya ibyo bintu ntiyabibonera umwanya rero aho rero niho Vestina akorera imibare yenda nimba Imana ari sishyiramo n'umugisha hari ukuntu nabonye buriya byahindutse reka ahubwo tunabishimira Imana shimira Imana iki twirinde aho kwatinda sibyo ntituhavuge kuko ni n'amakosa cyane ariko giye ku mutima wanjye numva nezerewe kuko hari ukuntu nabonye wasanga Imana yarabikoze yarabigenje aho tuwatinde cyane Imana kwishwa kwa yarabikoze yarabikoze neza ntituwatinde kuko nabonye ari ingeso yeze mu bantu cyane baba YouTuber kuza kudekriva umuntu kubijyanye n'ubuzima bwe bw'imyororokere ibyo bintu namakosa sibyo ariko jewe sinabura kuvuga ibineza neza biri ku mutima wanjye nkurikije cyameta nibaza ko ari nka nyuma y'amezi 9 hari igihe ashobora kuba nk'ikintu ashobora kuvuza impundu ngombe Canada amezi 9 ataruzura rahira ko ahubwo atagiye kubirangiriza umwana agahita abona ntuzabe sinumvishe ngo uyu mwana avukiye muri Canada ngo ahita bama citizenship ariko atayibona yiga umwana se umugisha erega nyuma y'ubukwe tuba tugomba kongeraho umwana niwo mugisha wundi tuba dutegereje si bubye se umuntu ajya kubyara muri Canada cyane buriya Vestina bishatse ahubwo yagira yabyarira muri Canada sirabonye se ahubwo yirirwayo ni nko kwinjira mu nzu asohoka yinjira asohoka ni ukuvuga ngo nabibara neza ngeze kuri ntuza yanyu handi ndi kumva agase gatangiye gukirigita nkahita mfata indege ariko wazamara igihe kinini wazamara ukwezi wagenda mu kwezi kwa nyuma kwa 8 n'igice kandi barabeshyaga hari kirimo amezi make arabeshya ngo Vestina ngo yashatse atwite oya hari icyumvirizo naragiteye baramubeshyira uriya mwana none nejo bundi nabonye muri comment nubwo ashatse kubikuvugaho wenda ukavuga ngo kubigire bati Vestina ko yabaye mwiza nk'umuntu utwite bati Vestina ngo uruhu rwe rurishimye oya n'ingano y'umubiri we iragaragaza ko hari ukuntu Imana yakoze umugisha yashyizemo umugisha ariko mikoro yawe iracanye iyo mikoro yawe iracanye cyangwa turi gugosoreramo turi gucurangira abahetsi ku buryo abantu bakomeje guhuyisa ibyo ngibyo ariko reka twongere twigumire twigarukire kuri za nyigisho uyu mwana w'umukobwa uri kugira inama murumuna we ati ntuzashaka ukiri muto bajya bavuga ngo ntawe utinya ishyamba ngo atinya icyo yahuriyemo naryo hari impamvu bari ari kumubwira biriya bintu ntugire ngo dushobora kuba tunatekereza yuko nta kibazo kirimo kinarimo nese hari zibana zidakumanya amahembe nubwo umugani bawutubujije ngo izo ni inka ntago ari abantu ariko uko biri kose
ku mwana w'imyaka 20 iteka ashaka expectinga ko ntazigera bamubwira nabi yenda ntibazanamurebana nabi ntibizakunda yagerayo kuko umuntu bashakanye yego hari umuntu nyine byabura ko amubwira nabi akanumva ko akumva biramutenguye rega umwana w'imyaka abakiri umwana reka mbivuge gutyo abakiri umwana nibyo yakwihanganira biratandukanye ntago ibintu by'umukobwa w'imyaka 30 cyangwa 35 umwana w'imyaka 20 yabyihanganira ngo Yvestina akigera mu rugo ngiwe nkuko nubundi yakomeje abivuga nawe harandi majwi ahari ngo yagumye ahamagara mama we ati mama wambaye rukanyeza Dorcas mama akavuga ati se ndamurashaka ko bashaka muri babiri urumva ka kantu nyine ko kuba afite mu bwana muri we aracyumva yuko agomba kubaho ubuzima nk'ubwo yabagaho nyine iwabo arekina batuba akondo na murumuna we nutwo yashakaga yageze iyo rero abona ntabwo ari bubone umuntu bazajya bajistinga urumva nyine bavugana utuntu twatundi yongoreranaga na murumuna we w'imyaka ye nyine yego yenda birashoboka ko haba nta n'abari ku rugero rwe nta n'abahari bari ku rwego rwe ku myaka ye yenda baruma muri urwo rugo n'abantu bakuru icyo kintu rero nacyo ubwacyo cyamukururira intuza babyita gute kwa kundi wumva uri bored kumva ufite irungu ukumva ufite irungu ukumva urabangamiwe ukumva nyine hari ibintu ukumva ibintu wagiyemo bisa nkaho bitandukanye n'ibyo wari urimo ibyo ku myaka 20 rwose ndamwumva ko yakoresha ino mvugo ndamwumva ntabwo yakagombye kuba yarashatse none se ugira ngo ibintu byose dushaka niko tugira gushaka ku myaka 20 nubwo bitoroshye binagoye cyane ariko ni umugisha ni byiza cyane ni umugisha kuko azabyara urumva akiri muto agifite stamina n'imbaraga zo kurera urumva noneho agere ku myaka noneho yo kuvuga ati ubu noneho hari ibyo ngiye kwinjiramo yaramaje gukora akazi ko kubyara buri ushatse ukiri muto urabanza ukavuga ati reka mbanze pya nimba ari babiri wiyemeje ukabanza ukabapyatura ugashyira ku ruhande ukavuga ati aka kazi ndagashoje ubu noneho ninjiye mu kandi kazi ku rugo byanyabwaho n'azaba amaje gukora no mu mutwe yego azi icyo gukora azi ibyo agomba gukorera umuryango ku myaka 20 mu buryo bumwe n'ubwo ari bigoye ariko ni n'umugisha yego ku rundi ruhande gusa bizamuvuna ariko nanone nimba ari umugisha ntabwo akagombye kubuza murumuna we gushaka kandi nimba abona bimubihiye se kandi rega ni ngombwa bigomba kumubihira kuko ibintu yahinduye ubuzima umuntu wese uhinduye ubuzima ntabwo ahita amenyera ako kanya ubuzima agiyemo biragoye ko yabumenyera ubuzima atigeze acamo abantu benshi bakunda ubuzima iyo urangije segonderi dore Vestine icyo akeneye Vestine akeneye wa mu marene sinzi nimba nawe afite atari mu myaka ye ariko niyo mpamvu bajya babwira ngo mushaka abamarene bakuze yego cyangwa se aba anti be bakeneye kumuganiriza bakamubwira bati nuko bigenda mwana wacu azirongaza udakubitwa udahohoterwa muri uru rugo tuza wubaka uzamenyera yakugize marene yakugize amarenga usugira ngo busindi we bw'impanuro zo ntari kuzumva ari kuzumva nese ubugira ngo akazi sinakipanze hano ubizi impanuro ari kuzumva ari kubyumva ari kumva yuko kuba yarahinduye ubuzima yabagamo byagombaga kumucanga no kumugora kuko nyine habaye impinduka zose ziragora kandi bifata igihe kugira ngo wadabute izo mpinduka niyo mpamvu igihe ntahoterwa riri mu bintu arimo urumva ibisigaye byose agomba kubyihanganira kuko ni ubuzima bushyashya nyine yatangiye nabumenyere sibyo se nabumenyere nawe ku bijyanye no kuvuga ngo yenda utwo tugambo nimba tubura yenda buryo umugabo warega nawe uramubwiza ukuri iyo ari umugabo ugukunda ukamubwira ko utwo tuntu dukeneye arabyiga akitoza icyo kintu ko agomba kubwira umugore ko ari mwiza ko agomba kubwira umugore we rwose ko ticira hano nikubite gikobwa ninde wamvugiye ikikobwa niba ikikobwa atanze n'indati yesore bapatikana mate utwo tuntu ni utwo nitwo tugusubiza intege mu bugingo bwawe ukavuga ati ninjye mwamikaze ku isi abandi barababeshya
ati ninjye washatse ati ninjye washatse abandi bacumbikiye abahungu ariko iyo utatwumvise utwo tuntu usigara wibara mu bacumbikiye abahungu nawe. ibi ngibi Vestina iyo ari kubivuga si bifatwa nko kwicuza? Ni ukwicuza nyine ku ruhande rwari kwicuza ariko mbona nta mpamvu yo ko yakabaye yicuza. ubu abonye amahirwe kereka nimba hari ibintu bindi bibi bimukorerwa tutazi urumva hano naho tureke kwihuta. Kereka nimba ari ibintu bibi ari gukorerwa tutazi nawe yatinye kuvuga gusa akaba ari kubica mu marenga. Ariko Vestina nimba nta kintu kibi yego kihohoterwa ryari ryo ryose kiri kugukorerwa muri urwo rugo wikwicuza ku myaka ushaka ku myaka 20 ni umugisha nubwo bizakugora ariko ni umugisha. yego ari muri umuntu wamugiriye inama namugira inama yo gushinga iryinyo kurindi cyangwa amugira inama yo kuruvamo ajyahe nabandi n'umugoma ahubwo nabandi n'umwicanyi ukagira inama muri umuntu wo gusenya nta kibazo kiri mu rugo arimo ese nimba arimo aricuza kwicuza afite ni bya bine nakubwiye ni ya mitekerereze y'ubwani murimo. None se ntawe wabonye bashingiye hari umuntu ngo kumwe bashyingiraga abana kera rero nabo bashyingiraga bafite 16 15 agipfundura amabere akaba baramujyanye umwana baramujyanye bwakeye mu gitondo yisubirira iwabo. hari nk'umugeneje ubundi ngo bashingiye sinzi nimba iyo nkuru warayibonye ngo bari kwishyuza inkwano ngo baramushyingiye ngo akazajyanga ko umugabo we ngo amurongora. Narayibonye ariko afite rezo yewe inkuru yabo narayikurikiye nsabura mukobwa afite rezo. Nimba twagiye hari ibyo twumvikanye ntubime nanjye ntago nago. Bari bumvikanye ibiki? Hari yamwemereye ngo si bino yari yamwemereye ngo amazu amashofu ko afite ibintu asanga ni umuntu uraho. Umukobwa arabisobanura avuga ati yewe mu kintu cyitwa urukundo sinigize nyatuza akanwa kanjye. Bisobanura ngo nari nagiye muri mariage ya kontara. Yego hari ibyo nkurikiye ati rero sinagomba kandi nta n'itegeko rigira gute ibimuhanira. Yego nuse ari itegeko rihanira umuntu ngo kuki washatse umuntu utamukunda ntago itegeko nari hari kire kumuhohoteye ariko ushakanye n'umuntu urumva nta rukundo rwa romance umufitiye nk'umugabo wawe ariko wiyemeza kumuha ibyo agusaba ibyo azagusaba nta tegeko wangijeho sibyo? Yego ni nkuko nta tegeko wangijeho. Ikibi nuko ibyo mwumvikanye yenda nimba ibyo bintu bavuze ati nubwo waba utankunda uzaze ntacyo uzajya umpa urumva nanjye nguhe ibi ngibi wabyangiza igihe utamuhaye ariko ntabwo yagushinja kuko ngo utankunze kandi nta rukundo nagusezeranyije. Wabonye ko nta rukundo naba nagusezeranyije rega wabumbaza iki wanyishyuza ibyo ntakwemereye. Ese nimba ataraguhaye ibyo ubundi se wamuganira abatagwaye ibyo mwavuganye n'uwo kamuhiye. Exactly akubwira umva nayo yarigurishije aramaze none se nimba byagize yaramaze. Reka twigumire ku nkuru yacu. Wabonye ko Vestine wabonye ko uwo bita Aisha yabaherekeje iriya ariko ubundi burayisha na Emirene ndabareba nk'abibwira Emirene na Aisha ndabareba nk'abibwira aba bantu babiri reka mbabwira kaniceceke. Aisha abantu bavuze bati Aisha yaravuze ati tugomba gufatanya kurera bano bana ku ngufu yarabivuze mu kiganiro. Wabyanga ni by fire by force. Noneho bita Emirene igihe abana buri indege ahita afata Aisha nawe barurirana indege. Sinzi nimba Aisha yagiye muri Canada nawe cyangwa wenda babanje gutwa kundi babanza bagaca mu bindi bihugu. Sinzi nimba nawe bageranye Canada ariko icyo nzi nuko bose binjiriye mu kibuga cy'indege rimwe bakagera ku ndege rimwe bya bindi apana kwa kundi uherekeza umuntu urabizara nk'umuntu abatemere kurenga ariko hari Aisha yaraharenze arinjira kabisa Rwandair aracekinga iyi ni yose birakomeza yinjira muri ntuza mu kibuga kuri ntuza y'indege. Uyu buriya yaragiye kandi se bitwaye iki? Je nibyo ndi kwibaza hano Aisha na Emirene ariko hari n'agafoto kandi nabonye aba bantu nyamara mubarebe mubibwira kandi rega nta nicyo bitwaye. Emirene ni umusore Emirene si umusore Aisha ni umukobwa. Aisha ni umukobwa ahubwo nibabiha umugisha ariko se bakagenda gutyo gusa. Bavuze ngo gutyo gusa si kire nashaka kudutwara umukobwa gutyo gusa.
oya none se hari abatwaye bagiye mu agomba kazi kuzana inka bagiye gushyira none se hari uwatwaye Hariya, bagiye mu ntawe kazi. watwaye bagiye mu kazi bagiye baherekeje umushika kandi biremewe aho rwose kugeza aho baracyabyemerewe ngo ni protokole ni protokole biremewe protokole sha ariko ubu nta muntu duteye ishyari Aisha nagashobora gukubitirwa muri Canada na wa mugore yanakubitwa sibyo ndi kuvuga hano burya yanakubitwa pe Aisha azakubitirwa muri Canada na wa mugore nyamara reka mubwire ibya Emirene na Aisha mubarebe mubibwire ariko reka tuye gutera bavuga ko Irene yashatswe n'umugore w'umunyakanada ubushize Irene ajyayo noneho bita Aisha arahubutse aragiye ejo bundi Aisha naze sura yaje miki ariko ngo hari abagore ngo bajya bemera guharikwa ngajya babyemera da anyway icyaba cyose bipfa kuba biri mu bundi zo mugore we hari metali yambika undi hari ubwo yamanika inshaka Aisha aracyemere gutereta ariko yamufashije kujyana abana muri Canada yindeze uwo mugore nimba yaramufashije se biri muri deal y'akazi ari kontra y'akazi wabihuza n'urukundo Aisha rero nareke kukurikira Irene yamukurikira gute se byo wamenya deal bafitanye bo mbari iziheze uwo mugore nawe nimba nawe wafashije abo Emirene kujyana abana muri Canada ko biri kose nawe bifitemo inyungu ntabwo yaranabikoze mu izina ry'urukundo urumva ntabwo bisobanura ko kuba yajyanye Aisha aje kumubangamira na cyane yuko agiye ahari ntabwo ari abantu bamwihisha inyuma y'umugongo urumva bamuciye inyuma bamusanzeyo bizaba biriho byose ababibonesha amaso ngagiye nk'umutinyisha wa Emirene ngaho ko mbona uramutinyisha ashobora kuba nawe gutinyishwa Rana bitaga nese ko Emirene yashatswe nimba bavuga ngo yashatswe n'umugore ubwo urumva rero nimba yitwaje undi muntu ubwo Aisha agiye ari umutinyisha wa Emirene Emirene arakwica shara kuvuna agufasha arabizi ko nta satani so reka twisoreze rero ikiganiro cyacu numva nta bindi twavuga birenze ahangaha ariko tubifurize kugira igitaramo cyiza mwabonye ko mwana amafaranga mwarayabonye ko abana baje muri Canada baje kubataramira impande n'impande zitandukanye baje gukora tour ya Canada ibintu bitarakorwa n'undi muhanzi uwari we wese abana rero Emirene aburije indege nyuma yo kubakora n'ibindi bintu byose n'amafaranga y'icyuzi baraza bayazanye n'abaraza bayazanye twarayakobokeye amafaranga ngombe tuyabone Aisha Emirene yaramukobokeye agomba kumubona pe reka dusoze si twasoza se wari iki reka dushyira akadomo sawa